kandi ari umwami w'abami umuvure ukiraro cyiza aho niho yajyanishijwe umuryango w'abeje niho nemeye kuvukira ibyo yabikoreye jyewe cyiza weretse gukunda mbese abagutereye intambwe ya mbere nawe ukamukunda. Imana rero urukundo rwayo ntirudukwiye kuko twe ntabwo twigeze tuyikunda kandi ntitwabasha kurugura cyangwa kugira icyo dukora ngo turuhabwe. Ku rundi ruhande Imana ntikeneye ubufasha bwacu uretse no kuba tutabona icyo tuyiha, nta nubwo ikeneye ubufasha bwacu kuko mu isomo baduhaye hano ryo muri Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11 niho bavuze ngo Mwami Imana yacu ukwiye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko kuko ari wowe waremye byose, igituma bibaho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Bivuze ngo nibyo dufite ni ibyayo, none twayiha iki? ariko ko waduhaye umwanya turamushimye, Imana imugisha. Amatangazo y'ishuri y'Isabato dufite bwa mbere turashimira Imana yabanye natwe buri wese ku giti cye hamwe n'imiryango yacu, ikaturinda muri uyu mwaka kandi ikaturindira mu itorero ryayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Gahunda y'ishuri y'Isabato mwayibonye yari nziza nk'uko mubibona, turi mu bintu bidasanzwe. Abaririmbyi nk'aba guhuriza gahunda hamwe, abantu baba batuye mu bice bitandukanye ndetse no kwemera kumva umurimo w'Imana nabyo ni iby'agaciro. Imana ibamugisha. Ibintu birererwaho mu ishuri ry'Isabato iyo abantu bahawe gahunda ni uburyo bayoboye gahunda ndetse no kubahiriza igihe. Murabibona ko babikoze neza, turashimira Imana yabayoboye kandi nabo bakaba bemeye gukoreshwa nayo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dutangiye igihembwe gishyashya rero, turashimira abantu twabanye mu gihembwe cyashize, abantu bose bagiye bitanga, Imana ibaha umugisha. Gahunda y'iki gihembwe nayo irateguye neza, tuzakomeza kugenda tuyibagezaho uko Isabato izagenda, abateganijwe nabo Imana izabakoresha. Dufite n'ibyigisho bishyashya nk'uko bamaze kubivuga, abantu batari babona ibyigisho batabonye uko bitahana ku Isabato yashize, ibyigisho biracyahari. Nyuma ya gahunda yo kuramya, gahunda zose zateguwe, baze kutureba kugira ngo tubagezeho ibyigisho. Buri muntu wese afate umugambi wo gufata icyigisho kugira ngo tujye tubona uko twiga ijambo ry'Imana. Muri iki cyigisho kuri paji ya 12 batwandikiye intego z'umwaka abantu bagenda bagira, abantu batandukanye. Twebwe nk'ubuyobozi bw'ishuri ryo ku Isabato turabifuriza kugira intego yo gushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, kandi dukomeze gusaba umwuka w'Imana kugira ngo azatuyobore mu izina rya Yesu. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Reka dushime Imana ubwo ni uko dutangira mwigisho, izina ry'Imana rihimbazwe. Mwese mbifurije umwaka mushya muhire. Ntabwo igihe kiragera kure cyane, turacyari ku itariki zibanza umwaka mushya muhire. Dutangiye rero icyigisho cy'umwaka, ndibuze kwita icy'umwaka kuko ubundi ibindi byigisho byose ngende kubona bizaba bikurikiye iki ngiki, bizaba bigenda bisobanura iki ngiki. Ubundi Imana ni nziza ibihe byose, kandi Imana ni iki? Ni urukundo. Ubwo se ibindi bizaba byigisho bizakurikira bituzavuga urukundo rw'Imana bizaba biri kuvuga iki? Hari icyo se? N'ubundi bizaba bigaruka ku rukundo rw'Imana n'ubwiza bwayo, izina ry'Imana rihimbazwe. Icyigisho cy'iki gihembwe ni icyigisho cyiza cyane. Umuyobozi yakoze kuvuga ko bigihari, n'umuntu utarakibona agifata azakiga, kuko Imana ni urukundo kandi ibihe byose. Icyigisho kivuga urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo. Mu ijambo ry'ibanze abafite amigisho muraza kugerageza gusomamo. Hano batangiye batubwira ko ukwizera kwa gikristu gushingiye ku mico y'Imana n'urukundo rwayo. Yego,
ukwizera kwa gikristo gushingiye ku mico y'Imana n'urukundo rwayo, ahubwo ingorane mu kintu nabonye mu ijambo ry'ibanze, ntabwo tubasha gusobanukirwa urukundo rw'Imana. Baravuze ngo uramutse ubajije ikibazo ngo urukundo ni iki, ubu tunakibajije hano twabona ibisubizo bitandukanye. Yego twabona igisubizo kimwe? Oya. Icyo bivuze bishatse kuvuga iki? Ingorane zibaho mu kwizera kwacu. Yego, arakoze umuyobozi. Abantu muri English class abasanzwe biga mu Cyongereza, aho bateranira hari bagenzi babo bategereje ubwo nabo babasangeyo. Nicyo nari ndimo mvuga, ingorane kwizera kwacu kujyana n'uko tubasha gusobanukirwa urukundo rw'Imana. Yego, niko bavuze hano nizo ngorane. Igisubizo rero nabonyemo hano nta kindi ni ukwiga yabigisha neza, tugasobanukirwa Imana iyo ari yo n'urukundo rwayo, bizatuma tugira kwizera kumwe kandi tugira kwizera gushyitse, izina ry'Imana rihimbazwe. Hano hari ibibazo byinshi bavuze tuzagenda tureba muri iki cyigisho cyose cy'igihembwe. Muraza gusoma kuri page ya 2 ngo mbese urukundo rw'Imana ruratanga gusa ntirwigera rwakira. Icyo ni ikibazo kimwe, hari n'ibindi byinshi muraza kubisomamo. Ibyo bibazo byose muri iki gihembwe nibyo tuzagenda tubonera ibisubizo, nubwo bavuze ko byose birashoboka ko tuzabibonera ibisubizo, ariko byinshi tuzabibonamo ibisubizo, izina ry'Imana rihimbazwe. Ingingo ikigisho tugiye gutangira cya mbere tumaze icyumweru cyose twiga, tugiye gusubiramo uyu munsi, kiravuga ngo Imana ikunda ibikuye ku mutima, cyangwa se Imana ikunda ibikuye ku mutima. Uko warisoma kose, ni Imana ikunda ibikuye ku mutima, kandi ni Imana ikunda ibikuye ku mutima, izina ry'Imana rihimbazwe. Hano rero hari igihe umuntu akunda undi atabikuye ku mutima. Bibaho umuntu akagukunda gukundiye ubutunzi ufite kubera ko azi ko azakuryaho. Yego, cyangwa se umuntu akagukunda kubera ko uri mwiza inyuma, isura y'inyuma ariyo yakunze, ariko atabikuye ku mutima ari icyo yakunze. Ariko Imana yacu ihimbazwe, ikunda ibikuye ku mutima, izina ry'Imana rihimbazwe. Niyo waba mubi gute iragukunda, uko byamera kose ni Imana ikunda, kandi bikuye he? Ku mutima, nta buryarya, nta n'urwigobeko. Sinzi iryo jambo riba ryumvikana. Hari igihe umuntu agukunda n'urwigobeko, akagukunda akakwereka ko agukunda, ariko akaba arimo kuvuga hirya no hino. Ariko Imana yikunda ibikuye ku mutima, izina ry'Imana rihimbazwe. Imana yacu ni nziza ibihe byose, kandi niyo kamere yayo. Hano batangiye batubwira Petero, uburyo Petero yihakanye Yesu inshuro zingahe? 3. Ntabwo byari byoroshye. Ubwa mbere yashoboraga kuba bimutunguye, n'ubwa kabiri bikaba bimutunguye, ariko n'ubwa gatatu byari byaramutunguye. Oya, nabwo yamwihakanye abikuye hehe? Ku mutima. Ariko ntibyasoreje aho. Ya Mana ikunda ibikuye ku mutima, Yesu nawe amaze kuzuka, nyuma yaho yabwiye Petero ngo Petero urankunda? Yesu Petero amusubiza ngo iki? Urabizi ko ngukunda. Yesu aramubwira ngo uragira intama zanjye, izina ry'Imana rihimbazwe. Wa wundi wiyihakanye niwe urimo umubwira ngo urankunda. Arangije Petero nawe amubaza inshuro zingahe? 3. Za nshuro 3 yamwihakanye, na Yesu yamuzanye mu bubyutse inshuro zingahe? 3. Kandi amubaza ikibazo kimwe, kandi igisubizo ari kimwe, amubwira ngo uragira intama zanjye. Hano rero Petero nakunze igisubizo cya nyuma yamubwiye ku nshuro ya 3. Yaramubwiye ngo Mwami, yakomeje kwibaza ukuri kisa, akomeza kubaza iki kibazo. Aravuga ngo Mwami umenya byose, uzi kandi ko ngukunda, izina ry'Imana rihimbazwe. Buri wese urahangaha akwiriye gukunda Imana ku buryo n'Imana yindi ikunda ibikuye ku mutima imenya ko ayikunda. Yego, ku buryo Imana nawe ikubajije iki kibazo wayibwira ngo Mwami urabizi ko nanjye ngukunda n'umutima wanjye wose, izina ry'Imana rihimbazwe. Ibi ntabwo twabyishoboza, ariko imbaraga y'Umwuka Wera irahari ngo ibidushoboze mu izina rya Yesu. Ku ngingo yo kuwa mbere ivuga ngo birenze ibyo twiyumvisha, cyangwa birenze ibyo twiyumvisha. Yego, hano nagerageje kwibaza ngo ni ibiki birenze ibyo twiyumvisha. Hano kuri iyi ngingo ntabwo Imana itubaza ngo urankunda gusa, ahubwo Imana ubwayo ikunda buri muntu wese, kandi ikabikora itizigamye, izina ry'Imana rihimbazwe. Iyo hano bavuze ngo Imana ikunda buri muntu wese, ariko ikunda abakiranutsi gusa? Ikunda natwe abanyabyaha? Yego,
Imana rero ni nziza mu by'ukuri, igukunda itizigamye, nanjye ikankunda itizigamye, ndetse igakunda ityo n'undi muntu wese kurenza uko tubasha kubitekereza. Kandi tumenya urwo rukundo binyuze mu nzira yakoresheje mu mateka y'ubwoko bwayo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nawe nunyura mu mateka y'ubwoko bwawe cyangwa se nunyura mu mateka yawe, urasanga Imana ari urukundo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Hera kuva mu bwana bwawe uhere kugeza ku myaka ufite uyu munsi, nta bitangaza Imana yagiye igukorera. Nubisuzuma byose urasanga Imana ari urukundo. No mu gihe wari umunyabyaha wumva iteka ryacibwa urubanza bakagucira urwo gupfa, Imana yaragukundaga. Izina ry'Imana rihimbazwe. Niduhera kwa Adamu na Eva, Adamu na Eva baracumuye, bamaze gucumura babona ko badakwiriye kubona no mu maso y'Imana. Bagira gute? Barihisha. Bamaze kwihisha, Imana itera intambwe ya mbere, iraza iravuga ngo Adamu urihe? Nuko itariza aho ari, oya, ahubwo yaramutinyuraga kugira nawe atinyuke kongera kuvugana nayo. Ubwo nabwo n'urukundo rw'Imana ntirurimo se? Imana iradukunda kandi ibihe byose. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ntabwo Imana idukunda kuko twabiguze, ntabwo Imana idukunda kuko tubikwiriye, ahubwo idukunda kuko yo ubwayo ibi ari urukundo y'ubwayo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kuri iyi ngingo hano mu Kuva 33 umurongo wa 15 kugeza 22 hari amagambo amwe nagerageje gufatamo agace gatoya, muzasoma hose, ariko hari umurongo umwe uvuga ngo Uwiteka aravuga ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Uwiteka niwe ubivuga kandi arabibwira wowe, arabibwira jyewe. Uko byagenda kose Uwiteka azanyuza kugira neza kose imbere yawe, wabibona utabibona Uwiteka azagira gute? Azabikora. Yewe n'imyaka umaze niyo maze ubirebye, Uwiteka agira gute? Anyuza kugira neza imbere yanjye n'imbere yawe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana n'urukundo ibihimbarizwe. Hano hari amagambo hasi avuga ngo Imana yahisemo ku bushake bwayo gukomeza isezerano yagiranye nabwo n'ubwoko bwayo, ititaye ku kuba batari bakwiriye imigisha y'isezerano. Sinzi amagambo niba muyumva. Imana yo ihitamo kudukorera ibyiza nubwo tudakwiriye imigisha y'isezerano, ariko irayiduha nubwo tutayikwiriye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ubundi se jyewe Alex naba nkwiriye ibyiza? Ntabwo bishoboka. Ariko Imana ihitamo kubinyuza imbere, ikabinyereka, ikabinkorera uko byagenda kose, kubera ko Imana ni iki? Ni urukundo. No mu gihe nyiranuka ni urukundo, no mu gihe nyiranirwa ni urukundo. Imana ni urukundo ibihe byose. Izina ryayo rihimbazwe. Hano baravuze ngo mu buryo bwumvikana, Imana irivugira yuko yo umuremyi wa bose ifite uburenganzira n'ububasha bwo gutanga itizigamye ubuntu n'imbabazi byayo, ikabiha n'abantu batabikwiriye namba. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ibiduha tutabikwiriye namba, ariko urukundo rwayo ikaruduha. Izina ry'Imana rihimbazwe. Uru ni rumwe mu rugero nyinshi zigaragaza yuko Imana igaragaza urukundo rwayo kandi ikabikora birenze uko umuntu yabyiyumvisha. Mbega inkuru nziza no kuri twebwe, mbese sibyo? Sibyo se? Yego, Imana ni nziza ibihe byose kandi irabidukorera. Hano ibirenze ibyo twiyumvisha. Dushobora kwiyumvisha urukundo rw'Imana ko urukundo rw'Imana ruza kuko uri intungane, cyangwa se ruza kuko uri mu bihe byiza. No mu bihe ari bibi, Imana ni nziza ibihe byose. Izina ry'Imana rihimbazwe. Muraza kunyemerera rero tuze kugendana mu byigisho byose, none tugera ku ngingo yo kuwa gatandatu. Mbere yuko tujya mu bindi byo kwiga no kuzirikanwa, turaza kubanza tuganire ku cyigisho kiryoha kiganiriwe, dutanga inyunganizi n'ibibazo, kuko urukundo rw'Imana niyo wakwandika inyuguti 1000 ntabwo wazirangiza, ariko urukundo rw'Imana rurashoboka. Hano urukundo rutiturwa. Kuri iyi ngingo yo kuwa kabiri, urukundo rutiturwa. Mbese urukundo rw'Imana ruba ari urukundo rwitura, twaba tukiriho? Ubundi urukundo rwa mwene muntu ni urukundo rwitura, sibyo se? Iyo wagiriye neza umuntu hakaba igihe we ubona atitaye ku neza wamugiriye, mbese ukomeza kuyigira? Biragoye. Haba igihe ya neza wamugiriye ubuguta, ubundi nzakomeza kugira neza umuntu utabireba, nawe kamere ikazamuka. Ariko urukundo rw'Imana ni urukundo rutagira gute? Rutiturwa. Hano baduhaye urugero kuri Hoseya. Hoseya muribuka Hoseya n'umugore we? Yego, Hoseya yari afite umugore wa maraya.
maraya umwe mu bihahandi ngo bakoraga ibishoboka byose bagakinga, ariko akazamuka agasimbuka igipangu, abagabo bari bamutegereje inyuma bakamwakira bagacaho. Uwiteka aramubwira ngo genda ujye gucyura nde? Umugore wawe, wa wundi maraya umuzane mu rugo. Hose akagenda agaterura n'izo nzoga n'ubwo businzi abagabo bamurayeho, akamucyura ku manywa y'ihangu, akamujyana mu rugo, akamwoza, akamugaburira, umugore akongera kuba umugore muzima. Umugabo wabishobora ninde? Biragoye. Urukundo rutiturwa Uwiteka yamuhaga ikigero cy'uburyo Uwiteka akunda Abisirayeli. Abisirayeli bagomeye Uwiteka bajya mu bigirwamana, bakimara kugera aho bagombaga kugera ntibagumye mu Uwiteka ahubwo bagiye kure ye. Ariko Uwiteka arakomeza arabasigasira kugeza n'uyu munsi tukitwa abana ba Isirayeli, izina ry'Imana rihimbazwe. Hano bagiye bagaruka hano muri iki gitabo cyose amagambo ari hasi aravuga ngo Hoseya no mu nyandiko zose mu byanditswe byera Imana yerekana isezerano ritangaje n'impuhwe ifitiye ubwoko bwayo, izina ry'Imana rihimbazwe. Ndetse nubwo bakomeje gukurikira abandi bakunzi bakica isezerano ry'umubano wabo n'Imana, biga ndetse bidafite igaruriro, Imana yakomeje kubagaragariza urukundo rwayo biturutse ku bushake bwayo bwite, izina ry'Imana rihimbazwe. Hera hano natwe ubwacu tujya kure y'Imana tugasayisha. Iminsi 6 dukoramo amabibi menshi, sibyo? Mu minsi 6 dukoramo ibibi byinshi, ariko Uwiteka mu myaka yose umaze bya bibi byose arakomeza n'uyu munsi ukaba ukicana kubera urukundo rwayo, ijambo ry'Imana rigikomeza kuvuga. Yego, reka rero hano urukundo rutiturwa, Imana ubwayo idukunda urukundo rutiturwa, kandi urwo rukundo Imana idukunda ntidukereza ayo mahirwe. Yego, hari igihe ukereza amahirwe, ya mahirwe ntuyafatirane, warangiza amahirwe akayoyoka. Uko Imana izahora irwanya n'ubwoko bwayo se? Nubwo ifite urukundo rutiturwa kandi urukundo rutagajuka, ariko iherezo rya byose rizagira gute? Rizabaho. Reka amahirwe uyu munsi ufite n'amahirwe mfite tuyafatirane, kandi urukundo rw'Imana rube muri twebwe, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Kabisa mugenzi wacu nakomeze ufite izindi ngingo ndaza kugaruka tujye twakira inyunganizi n'ibibazo, tujya no mu bindi byo kwiga no kuzirikana. Sabato nziza. Ego, dukomeje kwiga urukundo rw'Imana ruhebuje. Ingingo yo kuwa 3 yaratubwiraga ngo urukundo rutangiye ubuntu. Yaje yuzuzanya n'iyi ngingo yo kuwa 2, kuko nko mugenzi wanjye yari amaze kubivuga, urukundo rw'Imana ntabwo rwiturwa. Impamvu rutiturwa nuko n'Imana iruduha nta kidutegerejeho, ntacyo iba ishaka ko twebwe tuyiha. Niyo mpamvu iyi ngingo yo kuwa 3 rero yavugaga ngo urukundo rwatangiye ubuntu. Mugenzi wanjye yarabikomojeho uburyo Imana yakomeje gukunda Abisirayeli nubwo bari abantu bayigomera cyane, ariko bagakora ibyo bibi byose, bagaruka Imana igakomeza ikabakunda. Ngo Abisirayeli rero ntabwo ari bo bonyine Imana yakomeje kugaragariza urukundo, nubwo bakomeje kuyigomekaho, ahubwo natwe ikomeza kurutugaragariza urwo rukundo idukunda nubwo turi abanyabyaha. Ntabwo ari bo bonyine yakunze, kuko nk'uko yarabivuze, nawe usubiye mu mateka yawe wasanga ko urugendo rwawe ntaho rutandukaniye n'urw'Abisirayeli. Kenshi turivovota, ni kenshi Imana itwereka inzira dukwiye kunyuramo ariko tugashaka kunyura izacu. Ibyo byose turabikora, ariko Imana igakomeza kudukunda nubwo turi abanyabyaha. Urukundo rw'Imana ntirudukwiye. Mbese ruradukwiriye? Ubundi mu busanzwe abantu twe dukunda abadukunda. Umuntu iyo yakweretse ko umukunda, mbese abagutereye intambwe ya mbere nawe ukamukunda. Imana rero urukundo rwayo ntirudukwiye, kuko twe ntabwo twigeze tuyikunda, kandi ntitwabasha kurugura cyangwa kugira icyo dukora ngo turuhabwe. Ku rundi ruhande, Imana ntikeneye ubufasha bwacu, uretse no kuba tutabona icyo tuyiha, nta nubwo ikeneye ubufasha bwacu. Kuko mu isomo baduhaye hano ryo muri Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11, niho bavuze ngo Mwami Imana yacu ukwiye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma bibaho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Bivuze ngo n'ibyo dufite ni ibyayo, none twayiha iki? Kuko igitumye turiho n'ibyo dufite n'ibyaremwe byose nuko Imana yabishatse. Nicyo twagerageza kwiha kwaba ari ukwisubiza bimwe mu byo yaduhaye. Niyo mpamvu rero urukundo rw'Imana ntacyo twabona turugura,
kubw'ibyo rero Imana yabonye ko ntacyo twarugura nta n'icyo twatanga, ibona ko turukwiriye duhera ubuntu. Imana ishimwe. Ngo Imana ntiyahisemo kurema isi bivuye ku bushake bwayo gusa, ku bushake bwayo nk'Imana y'urukundo rwuje ubuntu bwayo gusa, ahubwo Imana yanakomeje gukunda abantu bivuye ku bushake bwayo. Urukundo rw'Imana ni urukundo rw'ubushake, ni urukundo rudafite icyo rutegereje, ni urukundo Imana yabonye ko rudukwiriye nubwo twebwe tutarushakaga, ariko iraruduha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo yari ingingo yo kuwa gatatu. Ingingo yo kuwa kane yaratubwiye ngo abatowe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake. Baratubajije mu mbanziriza cyigisho nk'uko umuvandimwe yabivuze ngo mbese Imana nubwo idukunda yo ntabwo ikeneye ko tuyikunda, nubwo urwo rukundo ruduhera ubuntu. Ariko mu by'ukuri kimwe mu bintu binezeza ni ukubona umuntu ukunda nawe agukunze. Urukundo ruryoha iyo rugize reflection, bikakugarukira. Nk'uko yari abivuze umuvandimwe, iyo nawe ugira neza ukagirirwa neza birushaho kugutera imbaraga. Imana rero ni nayo mpamvu Yesu yabajije Petero ati ese urankunda? Urankunda? Imana ishaka ko natwe tuyikunda. Ngo Imana ntikunda ubwoko bwayo bivuye ku bushake bwayo bwite gusa, ahubwo nabwo iburarikira kuyikunda. Ese biragoye gukunda umuntu ugukunda? Ntabwo bigoye. Ahari wenda uri gukunda umuntu uri kumwitsiritaho, uri kugerageza kumwihobekaho, bishobora kukugora, ariko gukunda umuntu ugukunda nta kintu cyoroshye nkabyo. Ngo rero ubwo Imana idukunda irifuza ko natwe twayikunda. None hano muri iki cyigisho rero, ubwo Imana yo idukunda nta kindi ariko ubwo buntu, twebwe kuyikunda kwacu yaduhaye amahitamo. Tubasha guhitamo kuyikunda cyangwa se urukundo rwayo tukarwanga. Ibyo rero Yesu yabisobanuriye abigishwa be neza mu mugani yabaciriye y'umwami wari wacyuje ubukwe bw'umuhungu we. Atuma abagaragu be ati ngaho igihe kirageze cy'ubukwe, nimugende mujye guhamagara abatowe, mubararike baze mu bukwe, dore igihe kirageze. Abagaragu baragenda, aho bagezeho bose bakababwira ko bataboneka, nta mwanya bafite. Biza kurangira ahubwo bafashe n'abagaragu be babagirira nabi, barabica. Umwami agira uburakari bwinshi, abwira abagaragu bati noneho rero nimugende mu nzira, uwo muhura nawe wese ushaka kuza mubwire aze mu bukwe. Abagaragu babigenza gutyo, bajya mu nzira, uwo bahuye nawe wese bati hariya hirya umwami yacyuje ubukwe, niba ubishaka ngwino. Baraza, ariko muri abo bose haje kubonekamo umuntu umwe utari wambaye umwenda w'ubukwe. Wakwibaza uti n'ubundi ko abo bantu bagiye batoragurwa mu nzira, ahari bishoboke ko nta n'uwari ubyiteguye. Hari abarimo bivira mu isoko, hari abari barimo bajya muri gahunda zitandukanye, bahamagarwa gutyo. Ariko muri abo haje kubonekamo umuntu utari wambaye umwambaro w'ubukwe. Umwami aza kumubaza ati mugenzi wanjye, kuki waje mu bukwe kandi utambaye umwambaro? Umwami ategeka ati nimumufate mumubohe mumusohore hanze. Aha ngaha rero niho Yesu yasoze uyu mugani avuga ngo kuko batowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Uyu mugani utwereka uburyo gukunda nawe umuntu uri kukugaragariza urukundo bishobora kuva ku mahitamo yawe. Abo bantu bari baratowe ariko baza kwanga ubutumire, bahitamo kubyanga ku mahitamo yabo. None Yesu avuga ibyo yashakaga kuvuga iki? Niki ibi bisobanuye? Kuba batowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Ku iherezo abatoranijwe cyangwa intoranwa ni abemeye irarika ry'umwami Imana mu bukwe. Abo ngabo nibo batoranijwe. Buri wese muri twebwe yarahamagawe, yaratowe, ariko muri twe hazabonekamo bagenje gute? Abatoranijwe aribo bazaba baremeye irarika ry'umwami Imana mu bukwe. Ijambo guhamagara no gutorwa cyangwa kurarikwa mu mugani ni ijambo kaleo mu rurimi rw'ikigiriki risobanura guhamagara, kurarika cyangwa gutora, kandi niryo ryerekana mu buryo bwuzuye abo batoranijwe cyangwa intoranwa. Ekotos bivuga ko ari umuntu wemeye irarika ku bushake bwe. Uko Imana idukunda ibikuye ku mutima, natwe irifuza ko tuyikunda tubikuye ku mutima, ku bushake bwacu. Mu by'ukuri Imana irararika, ni ukuvuga iratumira buri wese mu birori by'ubukwe. Nyamara buri wese muri twe ashobora kwanga urukundo rw'Imana. Nk'uko ushobora guhitamo kwikunda ubikuye ku mutima, hariho n'abashobora kwanga babikuye ku mutima. Nk'uko twabibonye muri uyu mugani ko abari batowe
mu mahitamo yabo banze kuza. Umudendezo ni ingenzi ku rukundo. Imana ntizigera ihatira urukundo rwayo uwo ari we wese. Nubwo idukunda ntawe uruhatira. Nubishaka nawe urayikunda. Nuhitamo nabi uraza kuyanga. Ntabwo bibabaje kubivuga, dushobora kwanga kugirana n'Imana umubano wuje urukundo. Abatoranijwe rero ni abemera irarika muri make. Abatowe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake. Kandi ijambo ry'Imana ritubwiye ko abatoranijwe ni abemera irarika ry'Imana. Ndabifuriza kugira ngo duhitemo natwe gukunda Imana tubikuye ku mutima kugira ngo tube mu batoranijwe. Ingingo yo kuwa gatanu yaravuga ngo yaratubambiwe. Ikindi kintu cyiza mu rukundo, kubera ko urukundo ari ijambo, biba byiza iyo hari icyo ukoze kugira ngo koko ubihamye. Imana rero ahari yabonaga ko kubitubwira gusa bitazapfa gusobanuka, ihitamo kuduha ikimenyetso, ihitamo kubihamya ibinyujije mu bikorwa. Ni muri ubwo buryo yatanze umwana wayo, nk'uko isomo ryo muri Yohana 3:16 ribitubwira, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Iyo itaza kudukunda ntabwo yari kuduha umwana wayo. Ahari yari kuvuga ati mwaracumuye, nari nabibabwiye ko kurya ku mbuto nimuziryaho muzapfa, nuko nimupfe nicyo kibakwiriye. Ariko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ntabwo ari abari bahari igihe Yesu yazaga, ntabwo ari abahari uyu munsi, nta umuntu wese uri mu isi, yaba wabayeho n'uriho n'uzabaho, urwo rukundo rw'Imana twese rutugeraho binyuze muri Kristo Yesu. None kandi Kristo yagiye ku musaraba ku bw'abo bantu no ku bwacu, yaba ba kera yaba natwe turiho uyu munsi. Mbega urukundo rutangaje! Mu gihe icyaha cya muntu cyagombaga guhanishwa igihano cy'urupfu, Imana ubwayo binyuze muri Kristo yari iki kiguzi, maze ishyira inzira yo gusana isano yari yakuweho hagati y'isi n'ijuru. Hagati aho ikomeje kudusesekazaho urukundo rwayo, nubwo nta cyitegeka gukora ibyo ku buryo burenze ubwitange bwayo bwo kubikora ibishaka. Ikintu nabonye muri izi ngingo zose ni uburyo ibintu byose Imana ikora nta kindi kibihatira, ntabwo ibitegetswe, ntabwo ari uko hari izindi mbaraga ziba zipushinga, byose bikora ku bushake bwayo. Nk'uko iri somo bari baduhaye muri Yohana igice cya 10:17 byabivugaga, Yesu yivuga ubwe ngo ntawe ubinsaba, ni jyewe ubwanjye n'ubushake bwanjye. Mu buryo burenze urugero, Imana yerekaniyemo urukundo rwayo ku musaraba. Tubona ko Kristo ubwe yitanze ku bwacu bivuye ku bushake bwe bwite. Kristo yatanze ubugingo bwe abyishakiye ubwe, nta wundi wari uri kubimusaba, nta nubwo yari abitegetswe. Niyo ataza kuza nta gihano yari bubone, ariko kubw'urukundo, kubw'ubushake bwe yemeye kuza. Yabutanze ku bushake hakurikijwe inama y'agakiza yemejwe mu ijuru mbere yo kuremwa kw'isi. Ntabwo rero byari muri gahunda y'Imana ngo habeho icyaha, ariko Imana yabimenye mbere y'uko bibaho, bityo itegura uburyo bwo kugira ngo izabashe kuziba icyo cyuho. Urukundo rwayo ruhebuje yari ifitiye isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo ni ikimenyetso ntashidikanywaho cyerekana urukundo rw'akagero Imana idukunda. Rero ni ahacu kugira ngo turwakire, kandi nk'uko twabibonye dukwiye gukunda Imana tubikuye ku mutima, ariko kandi natwe tukabihamisha kwizera ibyo Yesu yadukoreye, tumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Arakoze. Turimo turerekeza ku musozo, reka baze umuyobozi iminota dushobora kuba dusigaranye kugira ngo twakiremo inyunganizi n'ibibazo, hanyuma turebe ibindi byo kwiga no kuzirikana dusoze iki cyigisho. Ariko icyo dukwiriye kumenya ni uko Imana ari urukundo, kandi urwo rukundo rw'Imana rugaragarira muri jyewe, rugaragarira muri wowe, turugaragarize na bagenzi bacu muri 25. Imana iduhanishe. Umuyobozi twadusigaranye iminota nk'ingahe kugira ngo iminota 10 iracyahari, iminota iracyahari. Amigisha ryohi yaganiriweho, ngiye kwakira abantu, ariko mbere yuko nakira abantu ku ngingo yo kuwa 4, abatowe ni benshi ariko abatoranijwe ni bangahe? Ni bake. Hano hari amagambo bavuze ngo ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Umwami akimara kubona
abantu bose yararitse ababuze neza burundu. Yaravuze ngo ubukwe bwiteguwe. Nimuza gusoma muri Matayo 22 niho uyu mugani uri, niho aya magambo ari. Yafashe ibimasa bibyibushye byose barabibagisha, akora ibishoboka byose yitegura ubukwe. Arangije arabwira babandi bose yararitse, buri wese amubwira ntabwo ndaboneka, asigara wenyine. Avuga amagambo ngo ubukwe bwiteguwe, ariko birashoboka ko abo natumiye bose nabibeshyeho. Umwami wacu arimo arategura ubukwe. Yego, ni umukwe natwe tukabiki, tukaba abageni. Uri umugeni nanjye nkaba umugeni na runaka. Yibaze, uriteguye umwambaro w'ubukwe urawufite? Wa muntu wisanze mu bukwe adafite umwambaro, ashushanya ndashushanya wowe uzisanga utariyo. Kubera iki? Umwambaro nta wundi, umwambaro nuwe ni ugukiranuka kw'Imana, ni urukundo rw'Imana, ni imibereho yejejwe dusabaga hano ku isi kugira ngo tuzabe muri buriya bukwe bw'umwana w'Imana. Udafite iyo mibereho ntabwo ubukwe azabukandagiramo ndakurahiye. Niyo yabukandagiramo bazamuhambira bamujugunye hanze, yabanyuze. Ntabwo bishoboka. Icyo dusabwa rero muri 25 ni ugusuzuma imibereho yanjye, ugasuzuma imibereho yawe, ukaraba kwikanzu urimo uyambara kugira twinjire hehe mu bukwe. Birashoboka ko uriya muntu yaza kwinjira anyuze mu irembo n'ubundi abinjizaga ntabwo bari gutuma yinjira, yaciye icyanzu. Hari abantu bari mu itorero ry'abadive baranyuze mu cyanzu. Uyu munsi tukaba turimo turarikwa twicaye hano dutaha ubukwe bw'umwana w'intama, ariko tutiteguye. Buri wese yitegure kuri 25 kandi bifurije kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama mu izina rya Yesu. Hano hari papa wari ufite ikibazo cy'abanyunganizi, tugiye gukoresha igihe neza kugira ngo ya minota tuyigane n'ikigisho cyose tugisoze kandi cyumvikana neza. Ni karibu. Bishakiye nuko ngomba kugira icyo nuzuza kugira ngo nkundwe cyangwa urwo rukundo rubeho. Nubwo n'urwa kimuntu ntabwo ari urukundo rwo kwiringirwa rero, ariko turarugira kubera yuko turi mu isi cyangwa se turabisi kavuga gutyo. Ibyo biriho kandi birakorwa cyane, ariko igikenewe ni urukundo rw'Imana rwitangira umuntu wese nta kiguzi, nta kigoye. Ubw'Imana rero ubwo iyo turebye neza rushingiye ku bikorwa bishingiye ku bushake. Ikindi ni uko urukundo rw'Imana rushingiye ku kintu cyitwa umudendezo. Umudendezo ni iki kintu gikomeye muri uyu munsi kuri bamwe tutari kumva neza, kuko iyo turi iki kintu cy'umudendezo hari ugira umudendezo n'utawugira. Ni ukuvuga yuko Adamu akiremwa akibumbwabumbwa mu buryo bw'ishusho, imuhumeka Imana yamuhumekeyemo hari ububasha bwo kumenya, gutekereza, guhitamo n'umudendezo. Icyo rero kugira ngo Imana ibikunde natwe yagomba gushingira ku bushake bwacu bwo kuyikunda bushingiye ku mudendezo. Igikenewe ni icyo. Arakoze cyane. Nubwo Imana idukunda ntabwo idufata ku ngufu. Yego, uwo ni umudendezo. Ikunyuza urukundo rwayo imbere, twabibonyemo hano. Ikunyuza ibyiza byose imbere, ugahitamo ukabyakira cyangwa se ukabyanga. Yego, urakoze cyane. Uwo mudendezo rero dufite tubyaza umusaruro. Imana ni urukundo ibihe byose kandi Imana yiteguye kudukunda. Reka no kuvuga byinshi niba hari undi tumwakire kugira ngo dukoreshe igihe neza kuko amigisha byohiye aganiriwe kandi amigisha ni meza cyane. Yego, hano hari ikibazo. Isabato nziza. Mfite ikibazo kuri kubyerekeye n'urukundo rw'Imana. Icya mbere ndagaruka kuri uriya mugani w'umwami wacyuje ubukwe. Urukundo rw'Imana ntirwashoboye kugera kuri bariya bantu banzirarika ndetse bakica n'intumwa zabatumweho. Urukundo rw'Imana ntirwagera kuri uriya muntu wasanzwe adafite ikanzu mu bukwe,
bituma ashyirwa hanze, ndetse bongereho ngo hanze hazaba abarozi, hazaba n'imbwa n'ibindi. Nkibaza aba bantu banze irarika n'umuntu witabye ariko ntabone ikanzu cyangwa se ntayambare, bahuriye kuki? Ese bagaragarira mu buzima bwacu gute? Ni gute bashushanya ibyo dukora? Turagira ngo tumenye ejo nanjye ntazabarirwa muri bo. Ni gute iyo shusho igaragarira mu bikorwa byacu bya buri munsi? Murakoze. Yego, arakoze cyane. Arimo yibaza umuntu wanze irarika babandi batigeze bitaba uriya mwana, na wa wundi waje irarika yaryemeye ariko ntiyambaye umwenda w'ubukwe. Ubundi reka twibaza, birajya igisubizo kiri mu cyo uyu mupapa yatanze inyunganizi, icyitwa umudendezo. Urukundo rw'Imana ruri kumwe n'umudendezo. Iyo biza kuba ibyo, umwami bari abagaragu yohereje bakajya kwica bari abantu banze irarika, yari kubohereza bakabazana ku mbaraga. Byarashobokaga, ariko bari bafite umudendezo wo kwemera ubutumire cyangwa kubwanga. None ikindi kibazo tukibaza, uyu muntu bari abantu bagiye gutora barabatunguye. Yego, umwami yarababwiye umugende mutoragura umuntu wari we wese. Hari uwari ufite ikanzu wari wayiteguye ngo azayizanye kandi abo bamutunguriye. Ahubwo igisubizo ni ikihe? Umwami akimara kubona ubukwe bugiye gupfa, yateguye amakanzu bagomba kwambara. Barangije baraza bakuzana, wari uri mu murima uri muhinga, ugahita uza bagahita bakwikanzu ukambara ukajya mu bandi. Uriya muntu we yanze kwambara uriya mwambaro w'ikanzu, wa mudendezo rero. Amahitamo. Uyu munsi urukundo rw'Imana rukuriho rundiho. Waba utunze byinshi, waba utunze bike, urukundo rw'Imana rurahari. Wabimenya byonyine urebye iyi oxygene duhumeka. Uramutse ubonye agaciro kayo, ugeze hano hepfo, simuturanye n'ibitaro bikomeye, ugeze hano hepfo ukareba bari kuri oxygene bagura, ukareba amafaranga bayishyura, wamenya ubutunzi ufite Imana yaguhaye. Uwo mudendezo rero niyo igisubizo kiri. Uriya muntu yanze kwambara ikanzu ku mahitamo ye, ashobora kuba yarumvishe n'iby'ubuntu agaseseraho guca mu marembo rya nyaryo. Dukwiriye guca mu irembo rya nyaryo, kandi irembo ni Yesu Kristo. Nitudaca muri Yesu Kristo ntabwo tuzisangamo hariya. Hano hari indi nyunganizi ihari nubwo n'ubishe baduhagaritse, ariko yayitanga tukarene dusoreza tugasoma indi byo kwiga no kuzirikana. Murakoze. Ndavuga muri make iriya kanzu ubundi ishushanya gukiranuka kwa Kristo. Kandi iyo turebye bariya bose bagiye batanga inzitwazo, abafite imisambu baguze, ni nk'uko natwe tugira inzitwazo nyinshi tujya dutanga. Buriya urukundo rw'Imana rwari rwamaze kubageraho igihe itumira kurarika kwabageragaho. Ariko nk'uko wari ubivuze, umudendezo turawufite. Ni ahacu guhitamo Imana, kwemera irarika cyangwa kuryanga. Bahisemo rero batanga n'inzitwazo, kuko natwe mu mibereho yacu tujya tuzitanga. Umwenda natwe dukwiriye kwakira gukiranuka w'iyo kanzu, turayikeneye. Ariko birashoboka ko twakomeza kuba bakadahinduka, ya kanzu tuyemera. Murakoze cyane. Ibindi byo kwiga no kuzirikanwa, baravuze ngo umwijima wo kutamenya Imana niwo utwikiriye isi. Si harimo igisubizo? Abantu ntibasobanukiwe imico yayo. Bumvise imico y'Imana uko itari, kandi bayisobanukirwa nabi. Muri iki gihe ubutumwa bwayo bukwiriye kwamamazwa, ubutumwa bumurikira abantu kandi bufite imbaraga yo gukiza. Imico y'Imana igomba kumenyekanishwa. Birumvikana? Uyu ni umukoro wanjye nawe, dukwiye kumenyekanisha imico y'Imana. Umucyo w'icyubahiro cyayo, umucyo w'ubwiza, imbabazi n'ukuri byayo ugomba kurasira mu isi y'umwijima. Izina ry'Imana rihimbazwe. Uyu ni wo murimo wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya muri aya magambo: yewe wumvisha i Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure witinya, ubwire imidugudu y'Ubuyuda uti dore Imana yanyu. Izina ry'Imana rihimbazwe.
dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Izina ry'Imana rihimbazwe. Buri wese azagororerwa ibihwanye ibyo yakoze. Uwakoze ibyiza azagororerwa ibyiza, uwakoze ibibi azanye Gehinomu. Reka duharanire kuba mu ruhande rw'abakora ibyiza. Abategereje ko umukwe aza bakwiriye kubwira abantu bati, dore Imana yanyu, imirasire iheruka y'umucyo wuje impuhwe, ubutumwa bw'imbabazi buheruka bukwiriye kubwirwa ab'isi. N'ibyo kubagaragariza imico yuje urukundo. Abana b'Imana bakwiriye kugaragaza icyubahiro cyayo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bakwiriye kwerekana icyo ubuntu bw'Imana bwabamariye mu mibereho yabo. Umucyo wa zuba ryo gukiranuka ugomba kumurikira ab'isi, ubikoresheje imirimo myiza mu magambo y'ukuri n'ibikorwa bitunganye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Imana iduha umugisha muri uyu mwaka wa 2025, kandi uyu mucyo tuwumurikishiriza abatuye isi muri uyu mwaka. Urukundo rwayo rusakare kuri buri wese. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.